Uko iminsi igenda yegera imbere hari ibikorwa bisa nkaho bigenda bikorwa n'abantu cyangwa se n'ikiremwa muntu, rimwe na rimwe ukibaza se abantu imitekerereze yabo imeze ite, cyangwa se muri iyi minsi abantu babaye bate, aho ubona abantu nyine ibintu turi gukora muri iyi minsi bisa nkaho nyine twavangiye cyangwa hari indi mbaraga idukoresha. Bityo rero uyu mugabo mubona hano kuri screen zanyu bita Badirama, yagiye kuri Instagram ye arandika ngo, cyangwa kuri story ye arapostinga ngo nkomeje kumirwa, ni gute umuntu asambanya intama, inka, ihene yarangiza agakurikiranwa n'inkiko, yemwe akanakatirwa, nyamara abandi ayo matungo bakayica bakayarya bakanayacuruza ku mugaragaro ntibakurikiranwe. Hano mpita nibaza se ubundi ku mitekerereze ye, ariko ni igitekerezo cye yagitanze, ariko natwe ni uburenganzira bwacu kugira ngo wenda twibaze, ese arumva ko byaba byiza ko niba hari umuntu usambanyije ihene, murabizi ko hari n'abantu bigeze gusambanya inkoko yes, hari umuntu wigeze gusambanya inkoko, ihene murabyumva, inka mujya mubyumva. Ayo ni amakuru asa nkaho hano hanze ashaje. None umuvandimwe ari kwibaza uburyo umuntu yisambanya cyangwa se uyifata ku ngufu akurikiranwa n'inkiko ndetse agakatirwa, naho umuntu yivutse ubuzima agakomeza akidegembya, ukabona mbese nta nyine ni ibintu byemewe kuyica, ni ibintu byemewe kuyigurisha, ni ibintu byemewe kuyikuraho, kuyikoresha ibyo ushatse ariko bitari kuyisambanya. Wakibaza se ni gute ubwo aya mategeko yacu cyangwa se hano muri sosiyete amategeko ari fair? Niba uwica itungo adahanwa ariko uwisambanya agahanwa, ubwo ibyo bintu wabifata gute? Rero harimo wamusubije avuga ngo bahanwa se mu kurengera amatungo cyangwa ni ukurinda umuco nyarwanda? Imibonano mpuzabitsina yemewe mu Rwanda ni ikorwa hagati y'abantu, umugabo n'umugore. Ibiribwa byemewe nabyo harimo n'inyama, kandi nta kundi zaboneka hatishwe amatungo. Gutekereza bisaba iki Bwana Badirama? Urumva umwe yamusubije ngo abahanwa bahanwa mu kurengera amatungo cyangwa kurinda umuco nyarwanda. We yasobanuraga uburyo ki gufata amatungo ku ngufu cyangwa gusambanya amatungo ku ngufu si uko baba barengera amatungo, ahubwo ni ukurengera umuco nyarwanda. Undi nawe yamwandikira avuga ngo none se wowe uriya inyama ko udakurikiranwa kandi uri umufatanyacyaha? None se wowe iyo uriye inyama ko batagukurikirana kandi uri umufatanyacyaha? Undi arandika ngo izo ni ingaruka za rwa rumogi yavugaga ngo muri Amerika ruremewe. Undi nawe arandika ngo arimo kwibaza ariko mu bijyanye n'uko ibintu bigomba kugenda birahabanye. Hari uko mu matungo yagenewe kuribwa, ntabwo ari ibindi yagenewe. Undi nawe aravuga ngo ariko noneho uri umusazi, none se ko yaremewe kuyarya yaremewe kuyasambanya? Ngaho ibaze yuriye inka mu kanya akajya ku muntu, nta kumiro. Undi aravuga ngo reka tubyigeho tuzamusubiza. Urumva ni inkuru hano hanze nyine isa nkaho wenda ku bantu bagiye babisoma basa nkaho batungwa, ariko ni igitekerezo cye. Ariko twibukiranye ko abahanwa bose ntago bahanwa kubera ko nyine inkoko bafashe inkoko, ni ukurinda, ni ugusigasira umuco kugira ngo ejo
abantu batazisanga badukiriye mu bantu, cyangwa se ugasanga imibonano mpuzabitsina yavuye ku bantu iri kujya mu matungo, cyane cyane ugasanga umuco nyine, cyane cyane ubundi umuco ni uburangiye, kuko akenshi uzumve hari ibintu leta ikora cyangwa se hari ingamba leta ishyiraho mu rwego rwo gukavaringa cyangwa rwo kurinda umuco kugira ngo umuco utangirika, kuko murabizi ko ngo agahugu katagira umuco kaba gacitse. Rero leta ikora uko ishoboye kose kugira ngo umuco w'igihugu cyangwa se ikirangantego cy'igihugu kitagira umuntu ugihungabanya cyangwa se ugihohotera mu buryo ubwo ari bwo bwose yitwaje ngo biremewe.